turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuri Imana iduhaye uburyo bwiza bwo kuganira ijambo ryawe. Turasenze cyane kugira ngo umwuka wera akomeze gushyigikira umuntu wese, kandi uduhishurirwa ryagutse kuruta ibyo tuza kumva. Ndagushimiye kubana natwe dushyigikira mu izina rya Yesu, amen. Nitwa Jean Paul Habumuremyi, ndi umukristo w'inyarugenge. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tuganire. Igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 16, turasoma duhereye ku murongo wa 6 tugeze ku murongo wa 7. Igitabo cya mbere cya Samweli 16 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Aravuze ngo Nuko basohoye aho, yitegereza Eliyabu, aribwira ati ukuri, uwo Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere ye. Umurongo wa 7. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati, Nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, namugaye kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka wareba mu mutima. Imana itugirire neza cyane. Dusoreze muri Matayo ibice 23, turasoma imirongo 7 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7. Matayo 23 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7 niho tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa be ati, abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Bahambira imitwaro iremereye idaterurwa, bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo. Ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. N'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana bazagura, bakongera inshunda z'imyenda yabo. Kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi, no kuramukirizwa mu maguriro, no kwitwa n'abantu rabi. Imana itugirire neza cyane. Tugiye kuganira intego ivuga kugendera imbere y'Imana mu kuri. Kugendera imbere y'Imana mu kuri. Iyo wumvise iyi ntego, uhita wumva yuko ni ukubaho ubuzima. Ushobora kuba turi ahantu abantu batuzi cyangwa se batatuzi, ariko Imana idutangira ubuhamya ko dukijwe rwose. Ni ukuvuga si abantu badutangira ubuhamya gusa, ahubwo hagomba kuzaho n'ubuhamya bw'Imana. Imana ikaba yemeza yuko dukijwe rwose. Hari ibintu umuntu ashobora kwitegereza rimwe na rimwe akibeshya, cyangwa se akitegereza abantu runaka akibeshya akagira ngo Imana irabemera cyangwa barakijijwe cyangwa n'abantu b'Imana. Rimwe na rimwe bikamutera kuvangirirwa kuri bo, ariko gasanga rimwe na rimwe ibyo abantu batekereza n'ibyo abantu bavuga ntabwo ari byo. Ndaza kuvugamo ibyiciro bigera muri 5 duhereye ku nkuru zitandukanye twagiye dusoma. Icyiciro cya mbere ni abantu bavuga ibyo kwera cyane ariko bo batera. Iri ni itsinda rikomeye cyane, ni itsinda ribi cyane, kuko umusanze arimo avuga, ukamusanga arimo abwiriza, ugasanga arimo avuga ubutumwa bwiza utamwegereye, rwose urafashwa ukagira ibihe byiza, ukumva umutima wawe urabohotse, kuko bavuga ibyo kwera cyane, bavuga ibyo gukiranuka cyane, bavuga icyo kwitondera amategeko, bavuga ibyo kwirinda ibyaha, kwirinda ubujura, kwirinda ubusambanyi, kwirinda ubugome n'ibindi cyane. Barabivuga banamije, bakabivuga babihaye ibisobanuro byinshi, bakabivuga babihaye ubwiza butandukanye. Ni ukuri utabegereye, mutabana, utazi amakuru yabo yandi, nta kibazo wabagiraho. Ubafata nk'abatagatifu, ubafata nk'abamarayika, ubafata nk'abantu b'Imana. Ariko iri tsinda ntabwo rikwiriye gushukana. Bibiliya ivuze Yesu arimo avuga ku bafarisayo. Ubarebeye inyuma, uburyo batanga icyacumi cyabo, uburyo rwose bakorera Imana, ndetse ku rwego bigisha amategeko ya Mose mu buryo bukomeye, uburyo birirwa bashaka abamambure cyangwa abantu bakwiriye kuba abafarisayo bazenguruka imisozi izuba ribica. Ubarebye rwose wavuga uti mbonye abantu b'Imana bakomeye, mbonye abantu b'Imana. Ariko Bibiliya igaragaje ko Yesu we urenza amaso iby'abantu twebwe twareba, urenza uburyo twebwe twabona ibintu. Abavuzeho ibintu bitari byo bibi cyane byinshi. Nubwo bavuga ibyo kwera, ariko bo ntibera. Nubwo bavuga iby'amategeko, bo ntibayubaha habe na gatoya, kuko nijoro baryaga ingo z'abapfakazi, ndetse bagiraga uburyarya bwinshi.
bakoraga ibintu bitandukanye kugira ngo bashimwe n'abantu, bakarwanira intebe z'icyubahiro. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Iri tsinda rireze ry'abantu bavuga ibyo kwera, bavuga ibyo gukiranuka, babyigisha, ariko wakwinjira mu buzima bwabo ukaburamo imbuto z'ibyo bavuga. Imana itugirire neza kandi Imana iturinde cyane. Ndifuza ko aya magambo tuza kuyumva kandi akadufasha guhinduka, kugendera imbere y'Imana mu kuri, tutaryarya, tutabeshya, Imana idutangira ubuhamya koko dukijwe byanze bikunze. Iri ni itsinda rya mbere ry'abavuga ibyo kwera cyane ariko batera. Itsinda rya kabiri ni abakora cyane bakeneye ishimwe ry'abantu cyangwa kwemerwa n'abantu. Abangabo bakeneye icyo bita audience cyangwa public, bakeneye ko abantu babemera. Barakora cyane, ushobora gusanga avugira Imana cyane, aririmba cyane, ibyo yitanga byose akabyitanga cyane, agashyiramo imbaraga ze zose. Ariko ukurikije uko bimeze, usanga nyine abantu bamwemera. Kubera iki? Akeneye ishimwe ry'abantu. Ariko wakwitegereza ugasanga ntago Imana imwemera. Afite imiziro abantu ntibayizi, ariko afite imiziro itandukanye. Imana iturinde cyane kandi Imana idufashe. Itsinda rya gatatu rikomeye cyane ni abashimwa cyane n'abantu ariko Imana ibagaya. Nimusoma Bibiliya muzasanga uyu mugabo twasomye muri Bibiliya mu gitabo cya mbere cya Samweli witwa Eliyabu. Rwose Samweli yahise abifatira mu mutima, afata icyemezo mu mutima, aravuga ati Nuko Uwiteka yashimye ari imbere ye. Kuko akurikije uko yamurebaga, akurikije ukuntu yari yubitse, n'ubwitonzi yari afite, n'ikinyabupfura, n'ubuseriye, n'uburyo rwose, n'ikirere cy'ukuntu cyareshyaga, n'ukuntu yamwitegereza akabona ni umuntu wakoze imyitozo rwose, wabasa naho akwiriye kuba umwami. Yabyanzuye mu mutima, aravuga ati Nuko Uwiteka yimikisha amavuta, nguyu ari imbere ye. Ariko hari ikintu kimwe atarebye, nuko Imana yireba mu mutima, ikamenya ibyo dukora abantu badahari, ikamenya ibyo dukora tutari iwacu, ikamenya ibyo dukora nyuma y'ibyo twavuze. Imana irangije igira gute? Iramugaye. Ni ukuvuga rero ni abantu bashimwa cyane n'abantu ariko Imana igira gute? Ibagaya. Imana idufashe cyane kandi Imana itugiriye neza. Icyiciro cya kane ushobora kwibeshyaho ukagira ngo ni abantu b'Imana, ni inararibonye mu murimo w'Imana ariko batemerwa n'Imana. Abangaba ni abamaze imyaka myinshi mu murimo, bazi inguni zose z'umurimo, ariko Imana itabazi. Kubera iki? Ubuzima bwabo nubwo bumaze imyaka myinshi mu murimo, bazi inguni z'umurimo w'Imana, bafite inararibonye, ariko ntibigeze bahinduka habe n'umunsi warimwe. Kuko nimusoma neza mwitonze mugasoma Bibiliya, muzasanga aya matsinda yagiye abaho. Ugasanga ni ibigugu mu idini, bamaze imyaka myinshi basenga, bamaze imyaka myinshi bakora umurimo w'Imana, bazi inguni zose z'umurimo w'Imana, ariko ntibigeze bahinduka ngo bareke ibyaha byabo bya kera, bakora ubushake bw'Imana, ahubwo bubaha iby'amadini babasaba, bakora iby'amadini ababwira, ariko ntibigeze bahinduka. Imana idufashe kandi Imana izaturinde kuba muri iri tsinda. Ni itsinda ribi cyane rigoye, kuko hari ikintu kimwe natekereje gikomeye. Bakundwa, hari ibintu bidakwiye kubabeshya. Kuba umuntu yavuga igiswahili ntago bisobanuye yuko ari umukongomani. Ashobora kuba yarabaye hafi ya Kongo, kandi ashobora kuba wenda yaratuye hafi nk'Igisenyi, akaba hafi ya Kongo, cyangwa agatura hafi ya Tanzania, cyangwa akabana n'abantu bo muri Tanzania akamenya igiswahili. Ariko ntago bisobanuye yuko ari umwene gihugu wo muri Tanzania cyangwa se umwene gihugu wo muri Kongo. Kubera iki? Iyo tubanye n'abantu b'Imana cyane, tukabana n'abanyamwuka cyane, tukabana n'abasenga cyane, tugeraho tukabimenya, imitwe yacu igera ikabifata mu mutwe, ku buryo umuntu ashobora kuvuga indimi atazivanye ku Mana. Umuntu ashobora kuvuga ibintu by'ubuhanuzi atabivanye ku Mana. Umuntu akurikije uko abisobanura nuko abyumva ashobora kugenekereza, ariko atari kumwe n'Imana. Imana itugirire neza. Iri ni itsinda rikomeye cyane ribaho, kandi usanga abantu benshi baramaze kubafata nk'abantu b'Imana, ariko rimwe na rimwe atari abantu b'Imana. Itsinda rya gatanu ryantangaje cyane, nabo tutemera kubera amakuru atariyo bavugwaho cyangwa ibinyoma, kandi Imana ibemera. Ndeka mbabaza akabazo kandi twese tukumve neza. Uwari gusanga Yosefu ari muri gereza n'amakuru yari ari hanze yuko yafashe nyirabuja ku ngufu, yashatse kumusuzugura, ntabwo yari kwemera Yosefu. Kandi mu by'ukuri Yosefu nubwo yavugwaga amakuru mabi, ariko Imana yaramwemeraga, kuko icyo yarwaniriye kudakora icyaha no kutababaza Imana. Imana itugirire neza kandi Imana idushyigikire cyane. Bakundwa bene data, ndashaka kuza kugaruka ku bafarisayo cyane kugira ngo tuze kubaganiraho, turebe ibintu byagaragaye mu bafarisayo kandi bikomeye cyane. Yesu aza akabareba, ugasanga aba bagabo rwose
bagaragaraga neza, bari abagabo bambara neza, bari abagabo bavuga neza, bari abagabo iyo ubitegereje usanga rwose bari bafite ibintu ushobora kugendera ukavuga uti ni ukuri aba ni abantu b'Imana, kandi koko n'abantu niko babifataga. Ariko hari ibintu bibiri byambabaje bikantera agahinda. Ikintu cya mbere ni uko Mesiya yaje ntibamenye uwo ari we, ahubwo bajya mu itsinda rimurwanya. Nabo ubwe ntibamenye Mesiya. Kubera iki? Nubwo bagaragaraga mu bintu byo kwera, bakagaragara mu mategeko ya Mose, bakagaragara mu bintu bitandukanye, ariko ntibari barigeze bahinduka. Ubuzima bwabo ntabwo bwari bwararetse ingeso za kamere, ingeso zabo za kera. Hari ukuntu rero usanga umuntu yaragaragaye mu bintu byo kwera, kagaragara mu kuramya, kagaragaza mu guhimbaza, akavuga ubutumwa bwiza, ariko ubuzima bwe butarigeze buhinduka n'umunsi wa rimwe. Kandi bene data, biradusaba kugendera imbere y'Imana mu kuri. Naho ibindi byose byaba ari uburyaryo, kwaba ari ukubeshya, kwaba ari ukugwiza imyaka myinshi mu itorero no mu idini. Imana itugirire neza. Ikindi nuko babaye mu itsinda rigambanira Yesu. Nyamara uwo bavugaga mu mategeko, ubuhanuzi bwose bwavugaga yari we bari kumwe, ariko baramugambanira, baramwanga, bagira ngo aje kubavanaho abafana, bagira ngo aje kugira ngo abantu bamwemere, nibarangiza babura abantu babemeraga. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ariko hari ibintu bakoraga ushobora kwitegereza mu ijambo ry'Imana ukabona rwose bari abatekinisiye mu gukora ibyaha. Ntabwo bo bakoraga ibyaha mu buryo bugaragara. Kubera iki? Ibyaha byabo byari bitwikiriwe n'ibyiza, navuga ibyiza byinshi, ku buryo ibyaha byabo ntibyagaragaraga. Basengeraga mu maguriro. Nuko iyo bajya gusenga bahagararaga ahantu mu masoko, bagasenga abantu bose babareba. Bamubona senga ko ni ukuri, ni umukozi w'Imana, ni umufarisayo, ni umuntu w'Imana. Icya kabiri, batanga icya 10 cy'isogi ku minwa. Batanga icya 10 cy'utuntu kugeza ku tuntu dusuzuguritse, wenda twebwe tutajya dushobora no gutangira icya 10. Aba bantu bari abagabo, ni ukuri ibi bintu barabikoraga. Ikindi, bagaragazaga ishyaka mu idini. Iyo baga bari gushaka abafana, bari gushaka abantu bazaza mu idini ryabo, birirwa bazenguruka imisozi bagendagenda, bagaragaza ishyaka rikomeye, ariko uwabitegerezaga. Ibi byose rero byatumaga amaso y'abantu ahumiriza, ntibabone ibyaha bakora. Nyamara baryaga ingo z'abapfakazi, bagiraga ibintu byinshi cyane bitandukanye. Reka ngerageze kubivuga mu nshamake. Ikintu cya mbere, bakundaga gushimwa n'abantu. Iyo bashimiraga rwose baranezerwaga. Urumva ntago bakoreraga gushimwa n'Imana, ahubwo bakoreraga gushimwa n'abantu. Ikindi, bigishaga ibintu bikomeye bo batakora byo mu mategeko ya Mose. Nukuvuga bafataga amategeko bakayigisha mu buryo bukomeye cyane, bakayigisha, bakabisaba abantu kuyakurikiza, bagasaba abantu kuyubaha, ariko badashobora no gukora kimwe muri byo, badashobora gukora na kimwe. Ikindi cya gatatu, bagiraga uburyarya bujejeta. Bari buzuye uburyarya bukomeye ku buryo ibyo bavugaga bari bazi neza ko ari byo badakora. Rero bwari uburyarya bujejeta. Ikindi, baryaga ingo z'abapfakazi. Nukuba mu majoro aho abantu batabareba, ubuzima bwabo aho udashobora kubugenzura, baragenda bakarya ingo z'abapfakazi. Icya gatanu, iyo bahinduraga umuntu umwe bakamuhindura agahinduka umufarisayo, yabaga mubi inkubwe ebyiri kuba abana ba Gehinomu. Nukuba mu magambo make, iyo yageraga hagati muri bo akavumbura ibyo bakora, aho kugira ngo arushaho kugenda bamwiza ahinduka, yabaga mubi inkubwe ebyiri ku mwana wa Gehinomu. Imana idufashe, Imana itugirire neza cyane. Ikindi bari bafite kibi, bwari ubwambuzi. Baramburaga mu buryo bw'ibanga, mu buryo bw'akarimi keza, bakakwambura, kandi bitwikiriye isura yuko ari abantu b'Imana, ari abantu bitirirwa Imana, ari abantu bavuga ibyo mu mategeko ya Mose bikomeye. Imana idufashe kandi itugirire neza. Ikindi nasomye nuko bari bafite ubugome bwo mu mitima cyane. Bari bafite ubugome bwo mu mitima cyane, kandi Imana idufashe tuze kubyumva. Ibi bintu bari babibitse muri bo, bigenda muri bo. Umuntu wabisobanuye ni Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana. Niwe bavuzeho, avuga ko ari abantu babi, avuga ko ari abantu bahagaze ku miryango y'ijuru, bananirwa kwinjira, ariko ntibanereka n'abandi inzira kugira ngo binjire. Ni impumyi zirandata abandi, ariko bahumirije. Bene data bakundwa, birashoboka ko umuntu yamara igihe kinini akijijwe, asenga, agendana n'Imana, ndetse bakanamwita n'amazina meza nk'uko bajya babikora, ariko ibipimo by'Imana bikerekana yuko atari umuntu w'Imana. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, kandi Imana iduhe guhishurirwa. Bene data, dukeneye guhaguruka, umuntu wese agaharanira kugendera imbere y'Imana mu kuri. Birashoboka ko abantu bakwemera,
birashoboka ko n'abantu batakwemera, ariko icy'ingenzi si uko abantu bakwemera cyangwa se si uko abantu batakwemera. Icy'ingenzi ni ukugendera imbere y'Imana mu kuri, ku buryo ubuhamya bwawe mu Mana uba uzi neza uvuga ngo ni ukuri, ndi umukristo imbere y'Imana, ndi umukristo ndakijijwe. Kubera iki? Ibi ngibi wenda tuzagerageza kubisobanura, hazavamo inyungu nyinshi muri ubu buzima ndetse n'ubuzima buzaza mu gihe kizaza. Ariko abantu bagiye bashushanya, reka mbabwire ibintu bibiri natangariye. Nta cyahishwe kitazagaragara, niko umwanditsi w'umubwiriza yanditse. Yaravuze ngo ibintu byose byari byakorewe mu ibanga, byari byakorewe abantu batakuzi, byari bikorerwa mu mwijima aho abantu batamenya, nta cyahishwe kitazagaragara. Rero umunsi ibintu byose bizagaragara, harimo abazakorwa n'isoni, harimo ibyo tuzareba dutungurwe, kandi twari tuzi neza yuko umuntu ari umuntu w'Imana. Ariko biradusaba kongera kureba no kugenzura, tukagendera imbere y'Imana mu kuri. Imana idushyigikire cyane. Icya kabiri nshaka kubabwira, ndashaka kubabwira yuko nubwo biba bimeze gutyo, Imana nyuma y'ubu buzima tuzayikenera. Kandi impamvu tuzayikenera, uzaba yaragendeye imbere y'Imana mu kuri afite igihembo, afite aho azerekezwa. Ariko uzaba yarashushanyije afite nawe ahazajya. Mu yandi magambo, hariho ubuturo bubiri bw'abantu. Umuntu wagendeye imbere y'Imana mu kuri tukiriho mu isi, afite aho Imana izamujyana, afite igihembo cye. Ariko umuntu washushanyije akabeshya abantu imyaka, hazabaho itandukaniro bene data. Nubwo mubona isi nayo itwereka yuko idukunda, ubuzima bukatwereka yuko rwose buriho, ibintu nta kibazo, ariko ndashaka kubabwira yuko inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Dukwiriye kugendera imbere y'Imana mu kuri nk'abantu batekereza yuko igihe dufite ni gitoya kirabaze, kandi nyuma y'ubu buzima hazaza ubundi buzima. Imana idufashe, Imana iduhe imbaraga zo kubyumva, kandi turinde kuba mu matsinda abantu bashima, abantu bemera, abantu bavugaho, n'imyaka yacu tugenda tumara mu idini no mu itorero igenda ibyemeza, ariko Imana itadushima, Imana itatwemera. Ahubwo duharanire kugendera imbere y'Imana mu kuri. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo dusenge. Mana, turagushimiye cyane mu izina rya Yesu, tugushimiye kuri Imana nziza, uri Imana irondora imitima ikayimenya. Turasengera umuntu wese bateze amatwi ijambo ryawe, kugira ngo twese uko turahanga Mwana dukomeze guharanira kugendera imbere yawe mu kuri. Ubuzima bwacu imyaka tumaze tugukorera, abantu batwemera, ibyo abantu batuvuga, ntabwo ari ikimenyetso simusiga cyerekana yuko tugenda imbere yawe mu kuri. Ahubwo ibyo Umwuka Wera yemeza imitima yacu nibyo bigaragaza abo turi bo. Reka twemerere Umwuka Wera turondore, kandi ibi bihe Mwami bihe byo kudufasha kongera gutekereza niba tukiri mu mwanya, niba tukiri mu murongo, cyangwa se twarawuvuyemo. Turagushimiye gushyigikira umuntu wese, kandi ijambo ryawe rikagira imbaraga mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Amen.